urumva nk'uteye umukobwa induka mwihakana kandi uzi yuko wabikoze n'abagesikizo wa mipango wabonye ukuntu bavuze urumva barabaniga bakakajwe wabonye ukuntu n'abanyarwanda benshi bari batangiye kuvuga bati uriya muniga ntabwo ushoka biriya bintu yavuze. Umukobwa twakundanye turanakundana cyane binarenze urumva, ariko nyine byaje kurangira nuko nagiye kumva ngo yashatse umugabo n'umwana mwiza kabisa, arambwiye kabwibwe dore nuko ubushobozi bwanjye bwari bumeze, ngavuga ni baby ni wowe nahemoye ni njyewe nabigukoreye kandi komeza wamama rutera imbere. Ubwo urumva umwana ngo wagutema nkuko nta bakobwa b'iki gihe barabeshya niga yanjye ntuzagire ngo ni iki. Umukobwa ntabwo yapfa kukubwira ngo wamuteye inda ngo uhite ubyemera, byanze bikunze ugomba kubanza ukavuga ati reka ntabwo ari njye gukora ibyo bintu njyenyine mwaka gaciro bize. Ntabwo nigeze nizera yuko Bface ari we watinyutse akavuga biriya bintu, ahubwo ubundi nta kindi kintu. Ntabwo nyine kuzajya kumusaba kurara, ntabwo nkeneye kuzajya kumusaba iki, ahubwo igikorwa cyanjye nimba naragikoze ubwo nicyo ngicyo. Ubuzima uyu munsi ushobora kuba uriho wowe, ariko ejo uzaba utariho, hari ahandi haboro ugomba kuzaba uri. Ubuzima bw'uyu munsi turabufite, njye nkakabwirwa urambura ndi kuva ipingu uyu munsi turi kuganira turi gutera story, ariko ejo ushobora kuzaba nari hano ndahandi hantu nanjye nkeneye ubufasha. Kira rero nicyo bakwereka yuko Imana irarenze. Buriya uriya mukobwa nk'abantu yiraso, nk'abantu yagize, nk'abantu yabwiye nabi cyangwa se yagize gute, cyangwa nawe urimo nkitora nkabwira Muneza ngo ni ikigoryi, nkabwira Duyanga ngo uri ikigoryi, nkabwira Rize ngo uri inzanga, ibaze nkabwira Tigana ngo nta kintu umaze. Umusa mbahaye ikaze mwebwe mwese mukunda ibiganiro bya Nove Empire. Nkuko mubizi nkunda kubagezaho ibiganiro byiza kandi bifite ubwenge. Uyu munsi rero nabazaniye umujene mukunda cyane muri benshi, yitwa Kabwibwi. Ni n'umuhanzi, buriya muzajye kuri channel ye mukande subscribe, mumuteze imbere. Ni Kabwibwi official. Mwaba muri mu Rwanda, mu majyepfo y'u Rwanda, iburengerazuba, iburasirazuba ndetse n'amajyaruguru, mbahaye ikaze. Ngira ngo umuntu utarakanda subscribe yaba atadukunda, kugira ngo banze ukande subscribe kugira ngo tujye dukurikirana ibiganiro neza cyane 100%. Umujene umeze utese? Man imeze fresh, ibintu wumve ngo umeze neza cyane. Uyu munsi rero ikiganiro tugiye gukora, ndashaka ko tugeza abantu ibitekerezo byiza cyane, inama nziza ku buryo bagira icyo kintu bakuramo, sibyo? Kabisa. Ubundi Kabwibwi ni muntu ki? Wakabwibwiji, wagasirimuji, ngo wakanyamugi. Nujya uvuga Kabwibwi jya wongeraho wagasirimuji, wongereho wakanyamugi, nibwo buvuze izina ryuzuye. Iyo uvuze Kabwibwi gusa abantu bashobora kubyumva igice, ariko jya wongera ngo wagasirimuji, wakanyamugi, noneho uze kumbaza igisobanuro cy'ibyo biboro. Kabwibwi amagambo bavuze niyo yankoza handyaga, ndeba kure nk'umuhanga mbona yuko patanye mbanota bose isanga rwapo niyo y'abahindu, ndababara kugira ngo mbone uko nzabari inkuru, sitire ndakotora staff yose irambona, mindukinya rucari nk'umwami w'isarigo, mambahisha ko ufite inkomoko mu muhana w'indorwa, ku mugabekazi ukomoka mu ngoro yo muryana, ufite umwana w'isarigo mu batoranyijwe, uzahindura abeshi wakabe ikifuzo cy'aba, mu ndoto zanjye haje mico nise guhishurirwa. Wakabwibwiki ni neza cyane, ufite vibe no muri no mix. Ni ibihe bintu uri gutegurira abakunzi bawe se? Mw'imisi wumve ngo ibintu ni waneza. Nupfanga ubu ngubu abaterankunga bamaze kugenza gute kwitereka, baravuga bati Kabwibwi ni wowe ugomba kuduhagararira mwaka karere kugasongera k'umuziki wa muhanga, ugomba kukazamura, mbese ugomba kuba wicaye kuri level, ugomba kuba wicayeho ku rwego rwawe. Urumva iyo ababosi batangiye kugenda babibwirana, burya ibintu babiri mw'iyo nzira. N'iyi minsi rero ikintu ndi kubategurira, mwitegure projet ziremereye, kandi mwiteguye ko ngiye kujya na uploadinga ingoma zingahe, ingoma 2 mu byumweru 2. Ndashaka ngo kubera yuko dore impamvu uze kureba nari maze umwaka hafi n'igice ntango masohora. Urumva
ariko no kuvuga ngo si uko nari icecetse ahubwo naragiye nkora icyo bita depo. Buriya iyo ucuruza nta depo uragira utaratera imbere maniga. Ariko iyo umaze kubaka depo nibwo ugenda abantu ukajya bakubita surprise ibintu byawe ubikura muri depo ubasohorera. Reka twiganirire ku by'ubuzima busanzwe. Imiziki ndabizi urayikora cyane, ariko buriya hari abantu bakeneye kumva bati Kabwibwi ni muntu ki? Kabwibwi tuvuge guhera mu bwana se cyangwa guhera nk'ubu ngubu? Guhera mu bwana kugeza aho ugeze ubu. Ndimo nkubaza ntibundi Kabwibwi ni muntu ki? Mbo Kabwibwi urumva, reka duhere mu butonya tukiri abapeti ubundi batonya nyine, urumva tukizamuka muri vibe kwa kundi uburi ingimbi uzamuka. Bo no kuvuga ngo home, reka mere mu rugo muri quartier. Urumva home ni Nyaruguru mu murenge wa Ngera. Niho ukomoka kugeza uburi muri Kigali? Aho wavuye Nyaruguru? Aho ni kuri gakondo nyine, ibyo nkubwira kuri gakondo. Ubwo twahereye guhera ni nka kwa kundi ujya guhinga umurima ugahera ku ntangiriro kugira ngo ubashe gusobanukirwa umuntu ndetse unamenye ngo umuntu ni iki, umuntu nyine ushaka gumusobanukirwa. Urumva home ni mu karere ka Nyaruguru, umurenge wa Ngera, akagari ka Nyamirama. Urumva Isibo, urumva yoyo hari igihe baba barazihinduye wenda bitewe n'aho igihe kigeze. Yego. Ariko urumva twatangiye turi abapeti batonya. Urumva nari wa mupeti ukunda kuririmba, ukunda ibintu by'umuziki. Urumva no ku ishuri nyine, kuko abantu nk'abantu twiganye kuri groupe scolaire hariya Ngera Segito, hariya kuri groupe scolaire ya Riba. Urumva nyine muri quartier nari wa mupeti, ninjye muntu wazanye zira boro za wevuze bwa mbere mu gace nyine muri zone. Kabwibwi ubundi mu bwana bwawe wakoraga iki? Urumva mu bwana bwanjye mbere yuko ukora imiziki? Urumva nari gukora iki, nari umunyeshuri. Nta yindi mirimo wigeze ukora se? Urumva imirimo y'amaboko iyo ukora uri umwana, hari igihe nyine uba ukiri umwana ariko ukagenda ukura. Ubwo reka duhere kuva tukiri mu bwana tugeze wenda kugeza umuntu amaze gukora. No kuvuga ngo urumva kuva tukiri abapeti njye nakundaga umuziki, ndagenda ndakura, ibintu biragenda bigera hejuru. Aribwo navuye mu rugo ndabyibuka, hari nko mu mwaka wa 2010 na kangahe, hari nko muri 2010. Nihe nkuru ya Kabwibwi? Banza wumve 2017 ndabyibuka niho navuye home. Nyine tu urumva kuva aho noneho uba werekeje umujyi. Urumva nimba nakubwiye story zo mu cyaro, urumva imirimo y'amaboko twakoze. Urumva turi abapeti kugira ngo uzakore ku biceri byari bigoye. Urumva twikoraga buru z'amatafari noneho zikwikorera. Urumva amateguro yakuye nko muri Rwamarongo. Ubwo ndakubwira karitsi za hano ho mu cyaro. Wikoreye amategura baye umusitari? Ifo nikoreye amategura mani, amatafari ewana, abantu basenya twikorera bya danje. Ibaze ko icyo gifaranga ryari rifite agaciro. Noneho nyine nka boro ugasanga wayikoreraga nk'atanu, kandi ubwo ngubwo ari nko kuva hano kwigeza hehe ukora nk'urugendo rwa kilometero. Urugero nko kuva Nyabugogo ujya he? Ni nko kuva Nyabugogo ujya hesa ujya nk'Iremera. Kandi ubwo ngubwo urumva icyo gihe kubera imyuka twari dufite turi abapeti ukoraga nk'amaturo arenga nka 20. Ibaze urumva icyo gihe nimba nka boro imwe ari ifaranga. Ibaze kugira ngo noneho ukorere nka senyisi, wumva ukuntu byabaga bimeze. Kugira ngo ukorere nyine nk'inoti ya senyisi, nimba itafari rimwe ari ifaranga cyangwa itegura rimwe ari ifaranga, kurikura nko mu Rwamarongo bw'abajeni banjye barahazi, kurikura nko mu Rwamarongo cyangwa nko mu Kabingo, urumva, cyangwa injerekani y'amazi bazi ko twayivomeraga 20, uyigeze nyine nko kwishasi. Urumva naha buru habaga hari kugira iterambere, barahazi mu murenge wa Ngera mu kagari ka Nyamirama. Kabwibwire n'amazi amwe namwe twagiye tuvomera ndayazi. Reka nkubaze ikibazo kimwe kandi gitoya. Uri umuhanzi, ni uwuhe muhanzi ubona wakwishimira gukorana nawe indirimbo mu Rwanda? Ewana cyakoza burasi inzozi zanjye n'umuntu nagiye nkura vibe zanjye. Uri umunsi nakoranye ngoma na Riderman. Riderman Rwadezo Dutendo mu Dutendo. Wallahi nzi yuko nzishima ngenzananezerwa nimara kugera mu bisumizi, kuko mbamora mbitekereza kenshi. Ni ikihe kintu cyakubayeho kikakubabaza Kabwibwi? Ikintu cyambaho kikambabaza mu buzima nukuntu nkora ingoma ya mbere. Ndabyibika ingoma ya mbere nakoze nari ndi kumwe n'abajene b'imuhanga, abo bita ba Mukangurambaga, abaniga bitaga ba Domu mwiyo menyaka.
ndabyibuka iyo ngoma tuyikora kandi ndumva hari abajene bamwe mu bayishutinze nabo bakiri muri karitsiye. Iyo boro urumva twayikoze twese twarikorabo, twari abantu batandukanye, urumva buri wese yari afite kugira ikintu azanamo aho hantu. Ariko kubera ko njye ariyo ngoma ya mbere nari nkoze, ibintu byose babimirikiyeho bameze nk'abashaka kunzamura, cyangwa se nyine bakavuga bati kabwibwe buriya nyine tu ni ya maraso agishyushye muri karitsiye. Ibintu byose ni njye nabikoze. Ariko urumva nibyo bintu byambabaje, abaniga barandyamiye icyo gihe ndetse turanaserera. Ntabwo bigeze bumva agaciro ngiye k'ibintu nakoze no kuba nishyuye kugira ngo boy soke. Ntabwo babinyubahe cyangwa bavuge ngo iki, ahubwo baravuze bati heti n'ubundi byakurebaga nyine, banambwira nabi turanabishwanira kandi n'ubundi boro zose ari njye nazishoye mu mani. Nicyo kintu njya nekereza mu buzima nkumva cyarambabaje, ariko nanone nyine aho ibintu bigeze urumva ntabwo kikimbabaza, ariko ni ikigeze kumbabaza. Umuhanzi witwa Marina waba umuzi? Marina nyine mubona ku mashusho ariko uramuzi? Ntabwo turahura gutya. Uri umuhanzi kumumenya nuko ubuze ibintu bye, urabizi. Ariko none Marina ndashaka kuzahura nawe nka gutya turi kumwe. Marina Marina nawe nushaka nubyumva uzabimenye. Ndashaka kuzahura nawe turi kumwe gutya njyewe nawe, kugira ngo noneho nzabashe no kukubona, kuko Marina buriya nawe tu nagiye mwumva indirimbo ziyo mwumva n'iki ziri muri vibe z'abakobwa, ziri muri vibe nyine wumva ziryoshye tu, nta kintu zibaye. Ariko Marina ndashaka kuzahura rero kugira ngo twigane noneho namubonera live, ko ndamukunda gutya. Ese Marina buriya muramutse muhuye we na Marina muri kumwe mu nzu mwenyine, ni ikihe kintu watekereza? Tutari kumwe mu nzu twenyine se nyine muri ngenda kubajije nk'umunyamakuru, urumva twaba turi kumwe nyine gutya mu nzu twahuye. Ni ikihe kintu watekereza? Urazi Marina ikintu twakorana, Marina twabanza tugakorana indirimbo imwe bayita wari uwanjye, urumva, cyangwa tugakorana indirimbo bise wanted, urumva. Nicyo kintu cya mbere nabanza kumuganirizaho. Ariko ikindi kintu nakora twabanza tukaganira, nyine twaganira. Urumva abakobwa bagira vibe zitandukanye n'iz'abahungu. Urumva kwanza iyo uri umugabo uri kumwe n'umugore, urumva hari vibe twaba turimo mu uwo mwanya, twaba duhari ibintu twaganira. Umuntu witwa Jackie w'u Rwanda waba umuzi? Jackie ndamwumva, ntabwo nawe turahura. Ariko ubwo uramuzi? Ndamuzi. Nese Jackie w'u Rwanda muri no minsi yararwaye, ararembye, ni ikihe kintu wamubwira? Ariko uriya mubebe ona hari ukuntu nawe yinjiye muri showbiz nyarwanda bitewe na vibe nawe yari ariho n'ibyo abantu bamuziho. Yaravuzwe abantu baramumenye nyine tu. Ariko ubungubu ubuzima nyine nibyo mba nkubwira umusa, ubuzima uyu mushusho ushobora kuba uriho wowe, ariko ejo uzaba utariho. Hari ahandi haboro ugomba kuzaburi. Ubuzima bw'uyu munsi turabufite, njye nkakabwirwa urambura ndi kuva ibingu uyu munsi turi kuganira turi gutera story, ariko ejo ushobora kuzaba nari hano ndahandi hantu nanjye nkeneye ubufasha. Kira rero nicyo bakwereka yuko Imana irarenze. Buriya uramukobwa nk'abantu yiraso, nk'abantu yagize, nk'abantu yabwiye nabi cyangwa se yagize gute, cyangwa nawe urimo, cyangwa urimo mu bantu yabwiye nabi, nawe urimo. Ntabwo twigeze duciringa kuko nta nubwo twigeze duhura, urumva. Ariko nkaburangiye nk'ikintu navuga, urumva, nicyo kikwereka yuko ku isi uba umukire uba umukene uzapfa, uba icyamamare uba ugize gute, ariko hari igihe kigera ukagera muri situwasiyo igusaba gukenera wa muntu wagenze gute, wa muntu wimenye. Urumva, nk'ubu rero ikintu nasabira abantu nuko umukobwa nk'abantu tuba twumva nk'ubuzima ari n'ukuntu ariho ubu ngubu, nyine aba umuntu wese ufite umutima ukunda, yaba ari uwo yabwiye nabi, yaba ari uwo yabwiye neza, abishutiye abo umwanzi we, hari aho ubuzima bugera ukajya gusaba umwanzi. Siko bimeze? Ahari twese njye n'inkunga yanjye namaze kuyimushyiraho, narayimuhaye kabisa. Wamuhaye inkunga yangahe? Ntago ari ngombwa kuyivuga, buriya ijambo ry'Imana kenshi riravuga ngo nukora n'ikintu ugiriye umuntu neza, ngo ukuboko kw'iburyo nukoresha ukuboko kw'iburyo niko ukamenye, ukw'ibumoso niko ukamenye ibyo ukw'iburyo kwakoze. Urumva ntabwo nazi kuvuga ngo twabigenje gute, ariko nzi ko inkunga yanjye ku mutima nayibonye, ndetse na nyir'ibiremwa yarayakiriye. Umukobwa namererwa neza yongere agaruke tumubone, nyine tu nuko nguko byagenze. Harimo abavuga ngo ni pranka, ngo Jackie w'u Rwanda ntabwo arwaye. Abo ngabo wababwira iki? Wagiye kumusura ubundi? Reka nkubwize ukuri,
nyine hari igihe batera kuri puraka mwa gutya bano bajene b'i Kigali hari ukuntu bagira puraka pe boro bakagira na seri ukabona ni ibyanyabyo ariko hariya ntago ari puraka twagiye nese ko twagiye tubona nka boro nyinshi koko arwaye kandi koko tukumva nk'abantu bagiye bamugeraho byanyabyo urumva bari kuvuga bati koko niko ibintu bimeze reka natwe twemere ko ari ibyo kandi niyo bitaba ariko bimeze ari puraka twebwe igikorwa cyacu twaragikoze inkunga zacu twazitanze n'ubundi nta kindi kintu ntabwo nyine kuzajya kumusaba kurara ntabwo nkeneye kuzajya kumusaba iki ahubwo igikorwa cyanjye nimba naragikoze ubwo nicyo ngicyo kabwibwi waba ugira abanzi abanzi babaho nta muntu uba hatagira abanzi umwanzi wa mbere wawe ninde oya ntabwo nzi ngo ninde kuko njyewe ntabwo shinzwe kwiremera abanzi ahubwo umwanzi wanjye ahari nawe ariyizi kanyanga ariko nawe ashobora gusanga atari uwa mbere hari abandi baremereye nuhe mwanzi ufite muri ino minsi umwanzi ufite mu iyi minsi ubuse umwanzi ufite ntahita amumenya rega buriya ntabwo ari ukwiye kwimenyera abanzi ahubwo abanzi nibo bakumenya yuko uri umwanzi wabo we hari abo wanga nta muntu nanga kuko njyewe akenshi nkunda no kwiga ibyanditswe ijambo ry'Imana uko rivuga ngo nimukangane kandi ntukagire umuntu n'umutera ibuye kandi ntihakagire umuntu n'umucira urubanza nta muntu nabwira ngo aranyanga kuko nyine tu nimba nanyanga bifite mu mutima wiwe ariko njye cyo nzi cyo nuko ku mutima wanjye meze fresh. Reka twivire hano dute tunyarukira ahantu bita i Burundi. Hari umugabo w'umurundi kandi w'umuhanzi wagize gutya bavuga ati yavuze ngo iki bundi ubwo nuwuhe Bface. Ira situation ya Bface narandi promoter no kuvuga ngo ubundi cyanyine nicyo bita promoter nyine promoting umuntu ona nkiri ya boro iyo bataza erega buriya reka nkwereke kabwe niyo uri kuvuga ngo iriya boro hari abantu baba bakumva babagabo cyangwa basaza ujye ubisobanura neza kugira ngo baze kubyumva neza hariho n'abakecuru baba batumva ibyo bintu udegira ngo ntago baba bumva sirenge mukunda gukoresha nk'urubyiruko nibyo basobanure neza biriya bintu Bface yavuze ikiganiro cyasohotse bari abajeni b'u Burundi nyine Bface ni umuraperi w'u Burundi kandi n'umujeni unakuze kandi akeshi yagiye agira na show nyinshi mu Rwanda mani turaziza afite ingoma yakoranye na Riderman afite ingoma yakoranye nande hari ingoma nyinshi ngenzi yagiye akorana n'abanyarwanda buryo nge kira kiganiro nikibona ntabwo nigeze niza yuko Bface ari we watinyutse akavuga biriya bintu ahubwo turano uduce nyine twababaje afata boro bakazirikodinga ibaze ni nkuko nanjye nakwitereka nko kuri kamera nk'uko ngoko nitora nkabwira Muneza ngo ni ikigoryi nkabwira Duyanga ngo uri ikigoryi nkabwira Rize ngo uri inzanga ibaze nkabwira Tigana ngo nta kintu maze umusa ntago nukuvuga ngo iriya nyine ni ya promoter y'abantu baba bagira ngo sibyo bafate boro bayipromotinga nyine ona nkakiraka boro kagace bashyizeho bari abaniga ba Jeskezo wa mipango wabonye ukuntu bavuze urumva bari abaniga bakakajwe wabonye ukuntu n'abanyarwanda benshi bari batangiye kuvuga bati uriya muniga ntago ushoka biriya bintu yavuze kandi koko nibyo turabizi nta muntu ujya upfa kwanduranya ku banyarwanda kuko abanyarwanda boro bariho na vibe bariho ziri hejuru kuvuga ngo umunyarwanda ni imbwa ngo nimba nawe umushyigikiye uri imbwa urumva iriya ni deal iriya nyine nicyo bita promoter urana uriya promoter hari ikintu yashatse gukora kandi iyo kira kiganiro ataza gukatamo karaka boro ngo abanza gashyire ku mbuga nkoranyambaga ntago kira kiganiro abantu bari kukiraho cyangwa bagitera comment nk'ukuntu twakivuze twese ndetse n'abandi bantu bakagenda bakivugaho ariko kubera ko yabanje gushyiramo kariya kantu kira kiganiro nuza gukurikirana uzasanga ari bwo cyarebwe cyane urumva umujeni rero ubu ngubu byamaze gucayuka nakosa abantu bakimubonaho ndetse nawe nakosa yigeze akora kuko abantu bakurikiranye ikiganiro cyose baje kubona ibyo ari byo baje kubona yuko umujeni ahubwo ni ya promoter nyine ni bwa bwenge kugira ngo bapromoting ikintu ahantu runaka kugira ngo kigere ku bandi umuntu mushobora kugira kurema beef ariko mudafitanye beef ugasanga umuntu murahura mukaganira gutya ariko nyine tu ku mbuga nkoranyambaga mukarema beef kugira ngo murebe n'ibitekerezo by'abandi bantu kandi abantu bahita bagenza gute batangira kwivanga ni igitaramo wowe n'uwitwa Zeo Trap ndetse na Dide Marire kuri uyu wa gatanu kigomba kuba witeguye gute kira gitaramo
mbo kiriya gitaramo rero ewana wumve ngo ngiye mu Kagege tuba tumeze neza Muhanga urumva abantu batangiye kubibwirana abantu kiriya gitaramo kandi koko Jide Marine umujene wanjye yatekereje neza kandi koko biriya bintu biba binakenewe ariko tukiraho Jide Marine ari mu bumwe mu bantu bakurwanya cyane hano muri quartier iwanyu ambo buriya rero reka nkwereke kuba umujene yakurwanya kandi n'ubundi muri abajene mubana muri quartier ntago yakwica yagira gute buri ibyo ngibyo nari bi no beef kandi kinzi yuko na beef zanjye nawe urebye ntago ari beef zatuma tudakorana akazi akeshi mu mishinga yacu runaka uri umuntu mushobora kugirana beef mu kibazo runaka ariko usibye ko n'ibibazo tugirana ntago biba ari ibibazo bikaze byatuma mwica akazi kuko buriya ukuntu umuntu agirana beef n'undi ariko bikaba byica akazi mana musa hari beef ushobora kugirana n'umuntu bikaba byatuma mwica akazi ariko hari beef mushobora kugirana mwebwe mukaziganira ariko ku rundi ruhande mukavuga muti nimba tugeze mu gihe cyo gukora akazi reka dukora akazi kiriya gitaramo rero ni igitaramo giteguye wabonye ko Zoe yamaze kuba hari cyane wabonye ko nka kabwibwe official nk'umujene nk'umuhungu mukuru mu gace banaramaze kwitereka ku rwego kandi ko ku rwego maze kugeraho nukagira ngo ni iki ahubwo nyine twamaze kwitereka ku gasongero k'abajeni bari gukora kandi koko twarakoze n'ubu ngubu turacyakora kandi dukeneye kugira ngo ibikorwa byacu byamamare birenge n'igihugu bigere n'ahandi urumva no kugira ngo no mu gace dutangiye tugiye ku mafaranga ariko kabwibwe ngari mu bantu baba bataka ubushomeri ndetse no nibura ry'amafaranga ngo nakabwibwe rimugeraho nibyo koko urumva ikibazo cy'amafaranga cyo nzi yuko n'umuntu wese n'ufite amafaranga keshi nigeze kuganira n'umupapa bamwita Zarias urumva ni umupose hano mwaka karere reka nkubaze wari wirukanwa mu nzu baburetse banza reka mbanze subiza icyo kibazo wari wirukanwa mu nzu ntago ari rimwe se wabuzayo kwishyura kandi ku bushobozi bukenya kandi man erega ushobora kuba umusani mu mihanda ugatwika n'abantu bakwemera n'iki ariko ugasanga kubera yuko mu mufuka nta kintu urabonamo ugasanga uri umusani abantu barakwemera baranakuza abantu murahura n'iyambu ariko mane nta n'umuntu wafata na bitanu ngo avuga ati byibuze akabwibwe reka ngutere inkunga nanjye kuri boro yanjye reka ngire iki reka mushyirireho itafari kuko umuziki udutwara amafaranga ariko nyine abantu baragukunda n'ababoss ugasanga baragukunda abantu ugasanga muraciringa ariko nta muntu wavuga ni kabwibwe reka nguhe n'10 cyangwa nguhe na senkane nayo ngayo njyashobora ko yangira akamaro mu rundi ruhande kandi kuko yanangirira akamaro hari n'ibyo nayakoramo nagenda ngishyira ku kavumo nkanakora n'iki ndetse nkanakora n'ibindi bikorwa bya danje ariko hari gihe umuntu aba gukunda ariko ataragira support ni nko kugira imirimo mu mufuka ugasanga we nago yakora mu mufuka afite miliyoni zirenga senkane zirenga 100 naba boss muraziranye bawe ariko ugasanga nago yakora mu mufuka avuga ni kabwibwireka ngo na senkane byibuza amamara umuziki ukomeza ubuteza imbere icyo kibazo nakigize cyo gusorwa mu kavumo kabisa naga ari mwisika bicyo gihe ndabyibuka nabaga muri quartier bitaga za Ruvumera ndetse bitaga za Ruvumera ahantu ruguru y'agataje ndabyibuka njya maca nkahareba ukuntu nyiri byo ndigeze kuza kundeba mu gitondo cya kare mu mufuka nta kintu ufitemo kandi maze iminsi n'akavumo narakishyura n'iki arambwira ati mujene urumva ariko yabikoranye ikinyabupfura n'urukundo arambwira ati dore ibiceri byanjye amezi amaze kuba ngahe nta kintu urama ewa nakavumo kanjye ndagashaka nyine kugira ngo ngashyiremo abantu banyishyura urumva iyo ngiyo ni situ nyine ni starago umuntu aba yaranyuzemo nk'uko ziri aho ngaho ariko nyine ibiceri bigeraho bikabura mu buzima cyane nk'iri umusana utarafata ku mafaranga utararyoha ngo wumve cyangwa cy'amafaranga utaratangira kurya ku mafaranga ya showbiz cyangwa ngo no mu kazi ukora kabe kafatwa wagira ibintu ugeraho byanze ukunze n'undi muntu wese mwahura izo starago z'ibiceri zozo ibiceri bigeraho bikakuburana mani maji none nk'ibiceri ngemba narashoye nko mu muziki ugeraho ibiceri bikagukamana hahandi ukajya gusaba umwanzi mani ariko wowe kubera ko urukundo ukunda umuziki kubera n'ukuntu ubushaka kuzagira ikintu ugeraho wowe urakomeza ukihiringa ngiye nkaba afite 5 nkavuga ni bino 5 reka nze njyemo senyisa 5 nze kuyoherereza producer urumva 5 nze kuyohereza producer ubutanzongera handi ngende wenda be yankorera akazigo
nuko nguko bigenda ibiciro byo byira bikabura n'akavumba kakwirukankamo ibyo ngibyo ni ibintu bizwi kabisa. Njya numva ngo abasitari cyangwa abahanzi abakobwa barabakunda, we nta bakobwa baba bagukunda ari benshi? urumva abana bagukunda nyine bagukunda bitewe n'ibikorwa byawe, kandi ntabwo uzaba umusani cyangwa se uvuge ngo uri umusitari n'ubundi uri mayibobo muri karitsiye ngo abana uvuge ngo bazagukunda, ahubwo umuntu agukunda kubera respect, ukuntu akubona, ukuntu nawe ubwawe nyine erega vibe zose ntabwo zihora ziri mu gihe kimwe. Hariho vibe nawe ubamo mu buzima bwa buri munsi, cyangwa itembera, cyangwa niyo uri mu gace cyane abantu bakubona. Hariho n'abantu bakubona bakakwishimira bitewe n'iki, bitewe n'ukuntu bakubona, ukuntu utari ikirara, ukuntu utari nyine nk'umuntu akagushoramo imari, umuntu akakwizera akaguha nk'amafaranga n'iki, bitewe n'uko ubona yuko utayarya cyangwa utahemuka. Ubundi kubaka icyizere mu bantu nibyo byadanje. Kubona rero nk'umwana w'umukobwa mwiza ugasanga turahuye yarankunze, ni ukubera ukuntu aba yaranyumvise bamvuga, cyangwa n'ukuntu nawe aba mbona, kuko ntabwo nankundira ku mbuga cyangwa n'iki, nitunahura azasanga n'ubundi ari ibya nyabyo. Ariko nk'abana duhura bakankunda n'ubundi muri zone, uhita ubatera amata. Oya, nta by'amata, ntabwo gukundwa ari ugutera inda, kandi nta nubwo abana bose bagukunze gahunda bari kuvuga ngo ni ukubatereta, igihe cyo gusamara kijyaho kigashira, kubera abantu barahuye nabo nyine umuntu aragukunda, ahubwo abantu ugatangira kubashyira mu cyiciro cy'abafana, ukavuga turiya ni umufana wanjye, kandi buriya abafana respect turabubaha kuko baranadushyigikira mu bikorwa bigiye bitandukanye, cyane ko n'abajya banamo nkabona kukamamo nk'ibintu birasonnye, nkabona nk'umwana mwiza kabisa arambwene kabwibwe, dore nuko ubushobozi bwanjye bwari bumeze, ngavuga ni baby ni wowe nahemuye, ni njyewe nabigukoreye, kandi komeza wamama rutera imbere. Ubwo rumva umwana ngo wagutema nk'uko nyine nta zindi nkurikizi byo kuvuga ngo urukundo ni iki, ahubwo abagukunda nk'umusani bitewe n'ukuntu yabonye ibikorwa byawe n'imikorere yawe. Ni iyihe nama wagira umusore utera umukobwa inda akamwihakana? Urumva rero abajene nk'abo ngabo, urumva nk'iyo uteye umukobwa inda ukamwihakana kandi uzi yuko wabikoze. N'abakobwa b'iki gihe barabeshya, niga yanjye ntuzagire ngo ni iki, umukobwa ntabwo yapfa kukubwira ngo wamuteye inda ngo uhite ubyemera, byanze bikunze uba ugomba kubanza ukavuga ati reka ntabwo ari njye gukora ibyo bintu njyenyine mwaka gace urabizi, ariko byanze bikunze ni wowe ubizi ku mutima wawe, ubuzi ibihe byiza wagiranye n'uwo mukobwa, kandi ubuzi ibihe byiza nyine mwagiye munahuriramo, kandi umutima wawe niwo ugushinja, kandi n'umukobwa iyo agiye kukubwira icyo kintu urumva ari ahantu aba yabihereye. Wenda ashobora kuba yarakubonyemo ubushobozi bw'uko warera uwo mwana, nabyo ntabwo wapfa kuvuga ngo niki cyatumye abimbwira, ariko nyina w'umwana niwe umenya papa we, ntibazakubeshye. Ushaka kuri n'umugabo ufite abana wubatse urugo, ariko ugasanga harimo n'abatarabawe, ahubwo nyina w'umwana, nyina w'abana niwe umenya papa w'abana. Ariko umwana wavukiye mu rugo buriya aba ari uwawe? Aba ari uwawe. Ese ubundi wabihakana gute uri umugabo waguze ibigoma kwa muganga, wishyuye kwa muganga, wishyura ibitaro, umwana ageze mu rugo uramurera, sibyo? Uwo mwana se ubundi wahakana gute ko atari uwawe? Kandi na nyina avuga ko ari uwawe, kandi nawe uwo mwana waramutanzeho ibishoro. Urumva umwana ntugahakana umwana, kuko abana kenshi njye nizera yuko abana ari n'imigisha. Uri umuntu nanakubeshyira ngo waneye inda ntugapfe guhakana cyangwa se ngiki, ahubwo byatuma bikurikijwe nyuma yo kumubwira ngo yaguteye inda, wamuteye inda, we wareba wenda nyuma ibyo ari kukwaka n'ibyo ari kugusaba cyangwa se n'iki. Ariko ibyo kuvuga ngo umuntu wamuteye inda kandi uzi ko mwarabikoze, ahubwo bagomba kubitwaza gakeya, kuko uwo mwana ntabwo ubuze icyo azavamo. Nese se ujya ubona ko ari nk'abapeti bakura base bagatangira kubemera ko ari bakuru. Ni ikihe kintu wibukira kuri sheri wawe? Sheri wanjye ese ndamufitira ariko hari ikintu kimwe nibuka, ndabyibuka umukobwa bakundanye, kaye mani, urumva ukuntu umuntu akuzira mu buzima, mugakundana, ugasanga nagusigira ikintu cyiza uzajya umwibukiraho, ahubwo akagusigira nyine nk'ibintu bitaryoshye, ariko bikazatuma yo kubera urukundo wamugiriye ku mutima, ibyo bintu ubasha kujya unabitekereza ukabimwibukiraho. Kuvuga ngo yari umukobwa twakundanye,
turanakundana cyane binarenze urumva ariko nyine byaje kurangira nuko nagiye kumva nkumva ngo yashatse umugabo ariko urumva ikintu yasigiye njyewe urumva nanjye naramukundaga ariko urumva wewe ukuntu yabitekerezaga nimba yarakunze akanashaka njyewe nta kintu nyine ubundi nabihinduraho gusa ikintu yasigiye ku mutima nuko icyo gihe namukundaga ubu ngubu wongeye ukagira amahirwe yo kubona umukunzi ni ikihe kintu wamukorera kugira ngo mutazongera gutandukana? Ntabwo wabuza abantu gutandukana kuko umuntu wowe kukubwira ngo aragukunda ntawe ubabujije wowe n'iki wakora kugira ngo mudatandukana? urumva we byo wakora hari bitatu mudatane hari ibintu byinshi bihari bitandukanye abantu ahubwo wowe inshingano uzajya uzikora neza umwana ni mukundana ajya umufata neza umwereka urukundo igihe muri kumwe ariko n'ubundi urukundo umwereka n'ukuntu umufata wenda hari abandi bashaka kuba bamukorera ibirenze ariko wo kwitanga kwawe uzagukoreshe ndetse unamwereka urukundo umwereke yuko muri kumwe nyine unabimugaragarize ariko nzi yuko nta kindi kirenze ibyo ngibyo ushobora kumukorera. Kabwibwe n'iki kimushimisha mu bijyanye no mu buzima busanzwe? Akenshi cyane nishima. Reka nkubwize ukuri ikintu kijya kishimisha mu buzima kandi cyamye kinashimisha kuva nyiri umupeti mutonya. Urabona wajya mu kabari ukanywa inzoga ugasinda ukajya muri vibe ziryoshye ugahura n'abana beza ugasinda ugahura n'ababosi mukaganira ibyo ni ibintu bigiye bishimisha ariko njye nta kintu kijya kishimisha nk'iyo ndi kwiga ijambo ry'Imana cyane nta kintu kigeze kishimisha. Kabwibwe burya arasenga abenshi bari bazi yuko unywa n'agatabi. Oya ibyo bintu bambeshye bajye basigaho njye mbonye uri no kurinywa ntagutanga ubwo nawe bazagutanga nibabona uri kurinywa rwose umuntu uzambona wenda azabivuge ariko nta kintu cyari kishimisha nko kwiga ijambo ry'Imana cyane ndi gusenga ndi gusoma Bibiliya soma n'ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi ni wo mwanya najyaga ngira cyane nk'iyo nabaga nicaranye hari umusaza twajyaga turi kwiga ijambo ry'Imana nk'iyo yajyaga amamagara cyane akambwira ati Kabwibwe kuko urumva nimugoroba nk'akazi karangiye umusaza baranamuzi bamwita Maritini n'umusaza aba ahantu bita kuri Parato yajyaga barahazi kwa Maritini abajeni benshi bajya baharya ibishyimbo cyangwa bakanagira n'iki muzakambwira ati muhungu wanjye uri hehe tuganire ku ijambo ry'Imana kandi twaba turi kumwe akashyira muri mwodo nziza tukiga hakaba hari ibintu agenda asobanurira akambwira ibintu by'ahazaza akambwira n'ibyabaye nyine nkumva icyo gihe ndanezerewe ku mutima wanjye nta kintu cyo navuga kigeze kishimisha nyine nko kugira gute ngo kwiga ijambo ry'Imana nicyo kintu kishimisha mu buzima kuba nakwicaranye nk'umukobwa dukundana ndi kumusomera ijambo ry'Imana turi kwigana Bibiliya turi gusenga tugapfukama tugasenga Imana ndanezerwa nkavuga n'icyakoza nyiri biremwa akomeza duhe imigisha kandi n'ibindi byose kubigeraho no kubera Allah.